Ibihe byiza kuri wowe, Imana iguhe umugisha, Imana ikugire neza iduhaye uyu munsi mushya. Aya ni amahirwe adasanzwe tutagomba gukerensa, tutagomba kubura gushimira Imana. Uyu munsi mushya Imana iduteje intambwe nshya byuzuye. Turagushima Mwami, turagushimira ineza yawe, turagushimira urukundo rwawe, imirimo ukomeje gukora mu ruhande rwacu. Hari abo ukijije uburwayi, hari abo warinze imyambi y'umwanzi. Ni ukuri wakomeje kutubera amaso, twakubonye mu buryo butandukanye kandi mu bintu bitandukanye. Icyubahiro n'ishimwe ni ukuri ni ibyawe Mwami Yesu, urakoze. Amen. Hanyuma turakomeza n'ijambo ry'Imana. Twarimo tuvuga ku bintu bigomba kuranga ubushobozi bw'Imana, ari nabwo bugomba gutuma tuyizera tudashidikanya na gato. Icya mbere twabonye ejo ni ubunyangamugayo bwayo, kuko Imana ari inyangamugayo, ntabwo yabasha kubeshya, ntabwo yabasha guhemuka. Icyo yavuze iragikurikirana ikagikora. Uyu munsi turongeraho ikindi, ubushobozi. Imana ni nyir'ubushobozi, Imana ni nyir'ubutware. Uyu munsi turavuga ku bushobozi budasanzwe bw'Imana. Ni agahinda gakomeye, birababaje cyane kugira ubugwaneza ukaba umuntu mwiza mu byo ukora, ukaba umunyakuri pe, ariko nta bushobozi ufite. Birababaje kuba umunyempuhwe, kuba umunyembabazi, ariko nta bushobozi. Gusa Imana ifite imbabazi, ni inyakuri, ariko ifite n'ubushobozi. Abefeso igice cya 3:20, Bibiliya iravuga ngo ni uko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba. Ifite ubushobozi bwo gukora ibiruta cyane ibyo usengera mu gicuku, ibyo usengera ubyutse, ibyo wahayemo abantu ibyifuzo ngo bagusengere, yaba ibyo uvuga mu kanwa bisanzwe bitewe n'aho uri, bitewe na situwasiyo. Ifite imbaraga zibasha gukora ibiruta cyane, nta nubwo ari ibiruta gato. This ability Imana ifite ntabwo isanzwe, iri unlimited. Yivuze ngo mvuganye n'uburwayi buribwiriza bukiruka. Ngo ndetse n'ibyo twibwira byose nk'uko imbaraga zayo ziri zidukoreramo. Hari imbaraga za Kristo zigukoreramo, izo zerekana ubushobozi bwe. Niyo mpamvu yavuze ngo muzakora ibiruta ibyo ndi gukora uyu munsi, kuko imbaraga ze zitanga ubushobozi bubasha kwimura imisozi ikajya mu nyanja. Ntabwo Imana ifite ubushobozi bwo kuvuga gusa, ntabwo ifite ubushobozi bwo kujya inama gusa, ntabwo ubushobozi ifite ari ubwo gutanga motivation speech. Ifite ubushobozi bukora kuri situwasiyo iyo ari yo yose, yaba iy'amarira, yaba iy'agahinda, yaba iy'umubabaro, yaba iy'amajoro atinze, yaba kurara rwantambi wabuze ibitotsi, ibintu byakuyobeye, ubukene budasanzwe, amadeni akurembeje. Imana ifite ubushobozi bugira icyo bubikoraho. Ubwo buzima butagira ishusho wisanzemo, Imana ntabwo ibivugaho gusa, ntabwo ije kukugira inama, ntabwo ije kuvuga amagambo gusa. Ifite ubushobozi bugira icyo bukora, bugira icyo buhindura, bugira icyo burema. Ubushobozi bw'Imana bugaragarira mu bikorwa. Ubushobozi bw'Imana bugaragarira mu bifatika ibasha gukoresha imbaraga zayo. Nimba ubishidikanyaho, Farawo arahari, arakubwira uburyo Imana ikomeye. Yibaze gufata agahungu k'akanyagano kari muri gereza, yagakuyeyo kubw'ubushobozi bwe, ahita akagira minisitiri. Kari muri gereza kabeshyewe na nyirabuja ukomeye, ariko ibyo ntibyamukanga, agakurayo arinda akagira minisitiri.
nimba ukeka ko ubushobozi bw'Imana budakora, reba Dawidi. Ntabwo ifite ubwoba, ntabwo itewe ipfunwe cyangwa urubwa no gufata agashumba gato ikagakura mu ishyamba ikakazana ikakazamura, hanyuma akavamo umugabo w'umwami. Ibyo ni byo ubushobozi bw'Uwiteka bwakora. Ubushobozi bw'Uwiteka ni bube mu byawe. Ndagusabira ngo Uwiteka w'umugwaneza byuzuye, waramutse kubw'ineza ye, uriho kubw'ineza ye, ariko ubw'ineza ye wayibonye. Imana niguhe kongera kugirirwa neza, ushyikire ubushobozi bwayo irimo ikora, ubushobozi bwayo irimo ihindura ibintu, ubushobozi bwayo irimo irema ibintu bishya, ubushobozi bwayo bufatika mu bikorwa. Mwuka wera aguhe gushishurirwa imbaraga z'Imana y'inyamaboko, Imana y'inyembaraga, ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Aba ari ihura n'ikibazo cyawe, aba ari ihura rwose n'uburwayi bwawe, aba ari ihura n'ibintu byose byari bizengurutse ubuzima bwawe, aba ari ivugana nabyo. Hari ibyo utagombaga gusubiza, ariko ubwiza bw'Imana buraguhagarariye. Hari ibyo wari waburiye inzira, ariko ubwiza bw'Imana burayikuboneye. Mu izina rya Yesu Kristo, amen.